Umuntu ni iki? Umuntu ni ikiremwa gihambaye, gifite ubwenge, umubiri n'amaraso. Muri Bibiliya bavuga ko umuntu ari cyo kiremwa cyonyine kiremye mu ishusho y'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kubaho kwanjye. Njye ni Peter Vugimana. Ikaze. Hari ku itariki 29 Kanama, aho mu bitaro by'i Rwamagana abantu batandukanye bari biteguye uruhinja rushya ku isi. Naho ku itariki 30 Kanama isaha ya 4 z'amanywa nibwo humvikanye urusaku rw'amarira y'uruhinja rwari ruvutse. Abantu benshi batangiye kumwita amazina atandukanye: umwiza, mutumwinka, akazuba, agatako, mukobwajana n'ayandi menshi. Gusa Imana niyo yihitiramo uko uzabaho, uko uzitwa. Uruhinja rwaje kwitwa Mukashyaka Mariyamu. Uyu mukobwa yavutse akenewe cyane kuko yari umukobwa wa gatatu. Mariyamu yakuze yitonda cyane, dore ko atanarushyaga abamubyaye. Niyo bamusigaga aryamye, basangaga ataranabyuka cyangwa se ngo yinyeganyeze. Bigaragazaga ko yitondaga cyane. Mariyamu Anike. Mukashyaka Mariyamu ni umukobwa ukunda abantu, akabana na buri wese, akunda gusabana. Ikindi ni uko yavutse yanga gutsindwa. Igitangaje cya Mariyamu, yakundaga kurya gusa, yanga kunywa. Mariyamu, imikurire yiwe, buri kintu cyose agerageje kujyamo aba ashaka ngo kigende neza kurushaho. Iyo uvuze umuntu uza mu ntekerezo ze bwa mbere na mbere, hiyiziramo mama we wamwibarutse isaha nk'iyi. Mama we niwe uza mu ntekerezo ze kuko amuba hafi ndetse akaba yaranamwibarutse. Nicyo gituma amukunda kurusha abandi, agakunda famiye yiwe, ndetse umuryango we niwe ashyira imbere cyane, dore ko ari n'umwana wa gatatu w'umukobwa bakunda cyane. Mariyamu Anike cyangwa se Mukashyaka Mariyamu, usibye famiye cyangwa se abo mu muryango wiwe, agira n'inshuti cyane zimuba hafi. Izo nazo zikunda cyane kandi azihoza ku mutima. Ubu Mukashyaka Mariyamu akaba afite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye, ndetse agakora cyane amanywa na nijoro kugira ngo azabeho neza, nta muntu agira yasabiriza. Yego nibyo, ubyumvise neza. Biragora cyane kwiyumvisha ukuntu ari iby'agaciro kenshi kuba uri hano uteze amatwi ndetse useka wishimye ko waje kwizihiza isabukuru ya Mariyamu. Yego nibyo, ubyumvishe neza. Yari Peter Vugimana, ndabashimiye.